iyo bavuze intsinzi humvikana inkotanyi. Gusa burya ko byose bihurira ku ijambo rimwe, ubutwari. Ubutwari ijambo rihatse byinshi. Ubutwari ijambo rifite inkomoko. Iyo usubiye inyuma gato bakubwira ko hagati y'umwaka w'1675 n'1708 u Rwanda rwisanze rugotoye hagati nk'ururimi, ubwo Burundi, Ubugesera, Igisaka hamwe n'Indorwa byaje kwibumbira hamwe ngo byagirize urwa Gihanga. Aha ariko ababaje gukubitwa inshuro birangira Kirima yanzuye ko u Rwanda rutera rudaterwa. Aha kandi mu gushakira umutekano no guharanira ubusugire bw'igihugu hagati mu gihugu cya Kongo Kinshasa, u Rwanda rwigeze kwisanga rugoswe n'amahanga atandukanye. Ibihugu by'iyo muri Afrika y'Amajyepfo byari byaje gutiza umurindi Kabila ngo babe bakwivuna abanyarwanda bari bamufashije kugera ku butegetsi. Uyu nawe ibyo yaje guhurira nabyo muri operasiyo Kitona byansaba amajoro kubibara. Aha ntabwo niruye mvuga ubuhamya bw'Abanyasudani y'Epfo, Central Africa cyangwa se Mozambique, bose bahurizanywe ku butwari bw'Abanyarwanda, by'umwihariko ku gisirikare cyarwo kitanyeganyezwa kuva kuri RPA ukagera kuri RDF. Byose bizingiye ku kinyabupfura kikiranga, kugusabana n'abaturage biciye muri G9, kugukina no gukora siporo ngo bagume guhagarara bwoma, ku buyobozi bwiza bigaragara bwagumye gushishikariza ingabo ko siporo ari ingenzi nubwo waba uri ku rugamba. Siporo by'umwihariko umupira w'amaguru. One of the things that actually coming almost at the top, that kimwe mu bintu cyahoraga kenshi hejuru y'ibindi, ikindi abantu bahoraga bashaka cyaduhuzaga cyari imikino, cyane cyane umupira w'amaguru. I remember when we had the ceasefire and the fighting parties had ndibuka ubwo twagiraga agahenge ubwo impande zombi zarwanaga zahisemo kuba zihagaritse. Ikintu cya mbere cyahise gitekerezwa, ndibuka bari bakiri bato ntabwo bahangayikishwaga no kurya cyangwa ibindi by'ingenzi mu buzima, bahisemo batekereza umupira w'amaguru, niko kubaza uko bayikina. Rimwe rero mu ibanga twateguye umukino wahuje bamwe baragumye hano i Kigali mu murwa mukuru, natwe twari mu majyaruguru. Twashatse uburyo dukura abantu hano tubazana mu majyaruguru, aho twakoze amakipe abiri, imwe bavuye aha i Kigali n'inkengero zayo ndetse n'indi yabari kumwe natwe mu majyaruguru. Twakinnye umupira w'amaguru. We arranged some people were smuggled from here, brought to the north where we were, and formed teams, and people played we had a team coming from here, the capital and the surrounding areas, and then a team of those of us who were in the north, and they played football. Uwo ni Nyakubahwa Paul Kagame, intore zirusha intambwe, intwari muri nke zisigaye ku isi, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Birumvikana ko ari mu bahaye umugisha igikorwa cyo gutegura irushanwa rihuza units zitandukanye muri RDF, aho binyuze muri Minisiteri y'Ingabo na G9 mu mpera za 2022 hategurwaga irya Interforce Competitions ryitiriwe intwari twatangiye tukubwiraho. Iri rushanwa rikaba ryari rigizwe n'amakipe 16 arangajwe imbere n'ikigugu Republican Guard, byanarangiye mu itsinda D ryarimo Mechanized, First Division na Army A Gako. Republican Guard hora ku isonga byo birazwi no mu ntera yayo bibamo
ikipe yuje ubushongore n'ubukaka kurusha abandi twumviseho, ikipe iteye ubwoba kurusha aka gace ka mpande eshatu ka Bermuda. Igihagararo cy'abasore bayo kirenze icy'aba bana bakomotse ku bamarayika usanga mu bitabo byera. Umuvuduko wabo ni ntagereranywa, unarenza za hypersonic z'Abarusiya barata. Yewega, ni ikipe nanjye mbuza amagambo nakoresha avuga ibyayo. Ikintu umuntu yakwishimira icyambere ubona ko abayobozi bacu none hari ibintu bashyigikiye cyane, natwe guhera ku bayobozi bose, guhera ku buyobozi bwo hejuru kugeza no mu Minadefu hose ubona ko ari ibintu bashyigikiye cyane, kandi ubwo babishyizemo ingufu natwe nta kudohoka. Ubu ngubu noneho ubu nibwo tuje icyo ubutaha turagishaka, tugomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo nacyo tugitware. Gusa uko amashoti yacaga inshundura ni nako ibiro byavuzaga ubuhuha. Ndavuga muri volleyball, ari nako muri shooting ground ku butaka bwa Minadefu buherereye muri RMA Gako. Abasore ba Republican Guard barimo Sergeant Mutanga na Victor ndetse na Sergeant Bayingana Robert baje kugaragaza ko ari bamudahusha, abahanga mu kumasha, bahigika bagenzi babo muri Special Operation Forces BMTC, Nasho, CTC Gabiro ndetse na RMA Gako. Ibigo bundi bizwiho ubuhanga cyane mu kurasa imbunda zitandukanye, aho byakugora kumara iminota 5 tumvisha umushigito AK-47. Jericho, machine gun n'izindi. Aha ariko ntago byabuje RG kwacana umucyo nk'ibisanzwe. Uko byagenda uko ariko kose tubitare kandi n'abasore twese tubiziranyeho, tumaranye igihe, turaziranye, umwuka n'umwe, imbaraga n'izimwe, n'ubuyobozi bwacu budushyigikiye n'abafana bacu badushyigikiye kuri uyu munsi. Niyo mpamvu n'ikindi gihe ni isomo kuri bo, nta na rimwe bazigira badutwara iki gikombe. Reka tujye muri ruhago dukunda. Heroes Cup yatangiye tariki 16 Ukuboza 2022 ubwo amatsinda 4 ariyo yakorwaga ngo hagabanywe amakipe 16 yiyandikishije muri iyi mikino. Republican Guard yaje kwisanga mu itsinda D ari naryo rya nyuma maze itangira urugendo rwayo ihura na Mechanized, aho yaje gutakaza igatsindwa ibitego 2-1. Ntabwo bacize intege, imihigo yari yose. Umukino wa kabiri mu matsinda wari mu Bugesera ku isane za mu gitondo na Rwanda Military, gusa nabo ikipe yaje kutakaza ku gitego 1-0. Ntibyoroshye, inama zarateranye. Bafande Major General Wirirwa Gasana, Major Faustin Kabera ushinzwe imikino muri RG, abatoza ndetse n'abakinnyi baje kubaza ikibura, ari nako amagambo y'ihumura acicikana ngo humvikane ko gutsindwa umunsi w'intambara bidasobanuye gutakaza urugamba. Byatanze umusaruro, dore ko kuri Stade Regional ya Kigali RG yaje kuhanyagira Division 1 ibitego 4-0, ndetse birangira izamutse muri kimwe cya kane kirangiza, aho yaje guhura na Division 4 maze Republican Guard yitsinda igitego 1-0. Yego, urugamba rwatangiye guhinda, imihigo itangira kuba myinshi, amakipe anarusha yandi muri RDF aramenyekanye. BMTC Gabiro, Special Forces, Mechanized na Republican Guard. Bane bagomba kubonekamo umwe. Bane bose bakoze ibishoboka ngo bageraho. Bane bakomeye birenze. Gusa ko guhiga ubutwari muratabarana. Tariki 19 Mutarama mu Bugesera ku isane za mu gitondo, hari ku isi ya Kigali na Nyamata. Mechanized niyo yari mu nzira ya Republican Guard mu nzira yo kugera ku mukino wa nyuma. Imbere y'abakunzi ba ruhago batari bake, ibyagaragaraga nk'ibigoye byaje korohamo, aho Koporo Mutabazi yashyizemo 2, ba Koporo Ndagijimana Pierre na Bizimana Theoneste bongeramo, maze RG yegukana intsinzi y'ibitego 4-1. Finale, umukino wa nyuma. Turi tariki 31 Mutarama 2023, ureba muri stade wari uhita ubona ko bitoroshye. Na mbere y'umukino, abayobozi bakuru mu nzego za gisirikare, Retired General James Kabarebe, General Kazura Jean Bosco, Major General Willy, Major General Frank Mugambage, bafande Karusisi n'abandi bose bari bahaje, bari kumwe n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze n'iza siporo
saa 9:20 umusifuzi Ngabonziza Jean Paul yaje guha mu ifirimbi ngo aherugara amakipe ya Republican Guard na Special Force ngo yishakemo wegukana igikombe. Ntabwo byatinze na gato ngo abari mu Bugesera babonaho umukino werekeza. Ku munota wa 5 wonyine Koporo ku Rwanda Ndagijimana Jean Pierre yaterekeye umupira Koporo Mutabazi Jean Claude utarajuyaje no mu izamu ngo ba. Mu gihe Special Forces zigishaka kwishyura, Bizimana Theoneste aka Majid yaje gushyiramo icya kabiri. Igice cya mbere cyaje kurangira ibyo bitego 2-0. Mu gice cya kabiri Special Forces yaje gusubiza umukino bubise ubwo Masengesho Jean Baptiste yiboneraga igitego kitari gihagije, dore ko byarangiye Republican Guard yegukanye igikombe cyitiriwe Intwari, maze ibyishimo bikajya mu bindi. Tactically twatsindiye ikipe ya Special Force no kumara igihe kinini mu kibuga, ikipe ikaba ikunze kuri hamwe cyane, donc turabona cyane ikipe, turabona cyane niyo mpamvu cyadufashije ko dukora imitozo buri gihe yafashije gutsindira iyi match. Republican Guard ikabewe na Major General Willy Rwagasana yari itwaye igikombe cya 4 muri 5 byaherukaga guhatanirwa. Ni umupira w'amaguru aho yanegukanye 2 bya volleyball ndetse n'ibindi bihembo mu mikino itandukanye. Intumbero ikaba ari irushanwa rya Liberation Cup. Kanombe kwezi